Dore impamvu ugomba kurya ibihumyo kenshi mu buzima bwawe. Abantu benshi ntibabikunda ndetse bamwe ntibanabizi uretse kubyumva. Ibihumyo, champignon cyangwa se mushrooms ni ibyo kurya by'ingenzi kandi byuzuyemo intungamubiri nyinshi. Kubirya kenshi rero bishobora gufasha ubuzima bwawe guhora bumeze neza ndetse bikanakurinda indwara zitandukanye. Mwabiteguriwe kandi mugiye kubigezwaho na Jean Denis. Nk'uko tubikesha ubushakashatsi butandukanye, dore impamvu ugomba kurya kenshi ibihumyo. Ibihumyo bifasha kurinda indwara yo kubura amaraso bita anemia cyangwa se anemia. Ibihumyo bikungahaye cyane ku myunyungugu yitwa ubutare cyangwa se fer cyangwa se iron. Ibifasha gutuma ubaho neza ukagira insoro zitukura z'amaraso nyinshi, izo bita red blood cells. Bityo umubiri ukabasha gukora imirimo itandukanye neza. Niba rero ushaka kwirinda indwara yo kubura amaraso, jya urya ibihumyo kenshi gashoboka. Kurya ibihumyo bituma amagufa yawe akomera. Ibihumyo bikungahaye cyane ku myunyungugu yitwa calcium. Iyi ni ingenzi cyane mu ikora n'ikomera ry'amagufa. Kurya ibihumyo kenshi bigufasha guhora ufite calcium ihagije mu mubiri, bikakurinda indwara zo kuvunguka kw'amagufa no korohera cyane, ibyo bita osteoporosis ndetse na za rubagimpande. Ibihumyo bifasha gusukura umubiri, ibyo bita detoxification. Ibihumyo byuzuyemo ibisukura umubiri, byo twita antioxidant bihagije cyane. Iyo umubiri wuzuyemo imyanda izwi nka free radicals ituruka ku turemangingo tuba twangiritse, ntubashe kubona ibisukura umubiri bihagije, niho indwara nka kanseri izibasira umutima, arrhythmia, izo bita arrhythmia zibasira ubwonko n'izindi zikomeye zihita zizira. Ibihumyo byongera ubudahangarwa bw'umubiri, ibyo bita immunity. Ibinyabutabire biboneka mu bihumyo, alpha na beta glucan, bigira uruhare rukomeye mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Mu bushakashatsi bwakozwe, kurya ibihumyo kenshi byibuze inshuro imwe cyangwa ebyiri mu cyumweru bifasha kongera cyane ubudahangarwa, bityo bikakurinda kurwaragurika bya hato na hato. Ibihumyo bifasha kurinda kanseri y'ibere ndetse na prostate. Kurya ibihumyo kenshi bigira uruhare runini mu kurinda kanseri y'amabere n'iya prostate. Mu bihumyo dusangamo ikinyabutabire bita beta glucan ndetse na linoleic acid, byombi byifitemo ubushobozi bwo kurinda no kurwanya kanseri. Linoleic acid ifite ubushobozi bwo kurwanya ingaruka mbi z'umusemburo bita estrogen iri hejuru, kugira ngo estrogen iri hejuru ni imwe mu mpamvu nyamukuru ya kanseri y'ibere cyangwa ku bagore bageze mu kigero cyo gucura, ibyo bita menopause. Beta glucans ku rundi ruhande irinda gukura k'uturemangingo dushobora gutera kanseri ya prostate. Ibihumyo bigabanya urugero rw'urugimbu cyangwa se ibyo bita cholesterol mu mubiri. Bibonekamo urugero ruri hasi rw'ibinyasukari, nta binure bibamo, cyangwa se urugimbu ibyo bita cholesterol bigira. Dusangamo proteine nyinshi zihagije. Kurya ibihumyo kenshi bituma proteine zibonekamo zinjira mu mubiri. Izi nizo zifasha mu gutwika cholesterol cyangwa se rwa rugimbu mu gihe cy'igogorwa, bityo bigatuma bikurinda uburwayi bw'imitsi ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Nk'uko tubibonye, ibihumyo bifitiye akamaro kanini umubiri wacu. Niba utajya kubirya, igihe ni iki, ntibikabure ku ifunguro ryawe rya buri munsi. Mushimiye ku mwanya wawe uduhaye, wibuke gukanda subscribe ndetse ukande no ku nzogera iri iruhande, ujye ubona amakuru yerekeranye n'ubuzima tukugezaho. Twakira ibitekerezo byanyu ndetse n'ibyo mwifuza ko twazaganiraho gutaha muri comments.